Yes, ibihe byiza nshuti bakunzi mudukurikirana umunsi ku munsi ni the MR TV 250 yego wahageze. Please don't forget subscribe kugira ngo tukomeze tubane neza cyane. Nge nitwa Holy Impano Entertain. Twereka yuko hari indi mpano ku ruhande ufite turi kukota wabyanga wabyeme sinzira ya mpano abafite impano tu abafite iki impano ko ufite impano cyangwa shaka kutwereka yuko hari indi mpano ku ruhande ufite turi kukota wabyanga wabyeme sinzira nagiye kubona ni postingiye mbona kari kwandika we mu bantu uri kwandikira unkure mu magambo kubera yuko koko n'ubu video baracyayinyoherereza ego oya ntago yari cyagihe satana abashaka ko wirukanwa ko ari ukuntu satana gushuka kuza udukoryo ubundi akakujyana kuri social media cyangwa akagutwara kuri snap umva wabana wati cyokora bana nyagasane ati nagiriya video yanteye ubwo ati nayirebye ibyari inzozi bibaye impamo. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika, gana General Life Music School and Art Limited. Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga kuko kibafitiye abarimu b'inzobere kandi babyigiye. Bagira mu ishami rya multimedia. Muri music school bagiramo gucuranga gitari solo, bass, acoustic, sembari, piano ndetse no kuririmba na audio production. Naho muri multimedia bakagiramo computer skills, video production, photography, graphic design, TV production, film making, film acting, film lighting, animation, software development. Si itegeko kandi kwiga amasomo menshi kuko umunyeshuri yihitiramo amasomo akeneye kwiga. Ikindi kandi umuntu ushaka kwiga gukora ibyuma bya electronique byapfuye nawe babimufashamo kandi bakagira biga batana biga bacumbikirwa. Umunyeshuri wize muri General Life Music School and Art Limited abankenerwa na tumurebereho ku murimo aho abarwanirwa ku isoko ry'umurimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri General Life Music School and Art Limited. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije turokome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abakobwa ndetse n'ay'abahungu. Umunyeshuri wese ahabwa certificate y'icyiciro arangije. Muramenye ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukabya inzozi zanyu, ibyari inzozi bikaba impamo. Akarusho kandi nuko General Life Music School and Art Limited iyo uri umunyeshuri wabo wifitemo impano iyo ari yo yose bagufasha kuyizamura ntacyo wongeyeho kuri minerivare, byose ukabifashwa ku buntu. Icyo wishyura ni minerivare yo kwiga gusa. Si ibyo gusa, dukora indirimbo audio na video, kwigisha kuzamura imbuga nkoranyambaga zigatangira guhembwa, ndetse no ku muntu ukeneye gukora ibyuma bya electronique byapfuye nawe tubimufashamo aharangiza afite certificate. Ku bashaka kwiga indimi cyangwa bashaka kwiga sound engineering, ku bashaka kugura cyangwa kugurisha ibyuma bya electronique, ibijyanye n'ibyuma bya muzika, namwe muhawe ikaze muri General Life Music School and Art Limited. Abifuza kwiga muri General Life Music School and Art Limited mwadusanga aho dukorera Kigali Kimironko ndetse no mu ntara zose z'igihugu. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok na YouTube kuri General Life TV Rwanda. Ku bindi bisobanuro wabariza kuri 0788 32 8205 0788 32 8205 cyangwa 0788 71 7539 0788 Isi ya none ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. twereka yuko hari indi mpano ku ruhande ufite turi kukota wabyanga wabyeme sinzira ya mpano abafite impano tu abafite iki impano ko ufite impano cyangwa shaka kutwereka yuko hari indi mpano ku ruhande ufite turi kukota wabyanga wabyeme sinzira nagiye kubona ni postingiye mbona kari kwandika we mu bantu uri kwandikira unkure mu magambo kubera yuko koko n'ubu video baracyayinyoherereza ego oya ntago yari cyagihe satana abashaka ko wirukanwa ko ari ukuntu satana gushuka kuza udukoryo ubundi akakujyana kuri social media cyangwa akagutwara kuri snap
umva wabana bati cyokora bana Nyagasani ati nanjye iriya video yanteye ubwoba ati nayirebye ndikanga wikangiye iki na nyirubwite oya ya mpano afite impano cyane ya ati nayirebye ndikanga wikangiye iki na nyirubwite oya ya mpano afite impano cyane yama ufite impano da umuntu nababwira jaja ndagukunda urakoze cyane umva ati cyo kora Jihan nanjye iriya video nayirebye ndatitira umva uyu se we live ko uyu ari kumbwira ngo live ni sangahe kandi jewe nyiriho nawo ngo cyo kora shaje ha ngo icyo gukundira ngo ndazuka twa updating ati iyo video nanjye nayibonye ariko this nyine nibyo koko renja mwabana rero hari ikindi kintu mutazi njewe ntabwo ndajya rwose yamara kuba yarafashe video ni uburenganzira bwawe rwose yamara rwose ufite right ariko nta burenganzira ufite bwo kuyitwoherereza abantu bose ubwo n'ubuze rero wowe ubusa nabwo ubwo tuvuge ko wari uri gutwikara ayi aha washiririye witwitse rwose aha watwitse nabi pe nimba bya bindi mwiha byo gutwika kuko iyi video wari uyifite muri telefone yawe kuba twayibonye kuri iki cyumweru ubwo washatse kudusangiza ibyo wari uri kumwe muri iyi weekend nanjye ndabakunda bidasubirwaho muncinyire umuntu akicara akishyira video ye hanze nta n'isoni afite yampana warangiza ukaba uri gushoka abantu ngo kubera iki mufite no video ndayifite ariko ikosa ntakora mu buzima ni iryo kugira umuntu n'umwe nyoherereza ariko ubundi muhame hamwe tubote ubu turi kubotera mu bikari ego njyewe rero mvugira hanze nk'induru cyokora ufite umuzigo da ufite umuzigo dada ahasa mwashakaga kwiyerekana no kwimurika cyokora uwo mukobwa arasisa mukobwa arayisisa ukagira urabona rero ko harimo abantu baba bafite impano y'ubusambanyi hari impano yo kuririmba hari impano y'ubusambanyi izi impano zose rero urazifite muri abasambanyi rero n'uyu mukobwa mwari muri gusambanya nawe afite impano y'ubusambanyi nawe ufite impano y'ubusambanyi muri abasambanyi kabuhari ahubwo ndabona mwishyize kwitara impano ko ifite egoko umukobwa we ki kwayimira bungura arayiyongobeza aragira ati igira hino ngo sisa arayireba ngo none se ngo ntabwo abantu batubona ibaze ko mwatinya abantu baca ku idirishya bababona ntimutinye publike muzaba mwayihaye yego wowe timu fatishi yego none se njyewe nati njyewe se mfite ikibazo cyo kuvuga ko yanjye nanjye yarasohotse shushu ahubwo nizere ko izanjye ziri gusohoka zitari kubatera ikibazo gisa hari ikibazo byanteye nta kibazo byanteye sijye wayifashe ngo gishyire hanze n'umukiriya wayishyize hanze so mureke rero tujye twicara twotane umwe yota umuriro uyu munsi undi yota undi njyewe se wumva mfite ikibazo cyo kubota gashibutisi nta kibazo mfite cyo kubota n'abanyamurenge banyu ndaje mbote wanjashwaho weho wanasanze muri inbox numva utangiye kuzana ibintu by'amatiku ngo kuvuga ngo abanyamurenge none se abanyamurenge hari ubwo ari abarundi ni abanyamurenge wanjashwaho bita nanabikubwirira hano noneho abana baricara umwana ati enda ntiwigeze utinya ikintu cy'iki cyo kuvuga ngo abantu bari guca ku idirishya nibo bonyine mwatinya bari baca ku idirishya umugore ati ntibatubona buri umugore yarize idirishya uva barikohora sasa harashya ureke b'abanyamurenge nabonye baba bari mu biringiti hari uretse reka nze mbabwira abandi hanyuma rero ikintu nje kubwira abanyamurenge nabo yes ibihe byiza nshuti bakunzi mudukurikirana umunsi ku munsi ni the MR TV 250 yego wahageze please don't forget subscribe kugira ngo tukomeze tubane neza cyane njye nitwa Holy Mpano entertain of course the king of mic ibintu tujye kugarukaho rero ni mu ijoro ryashize aho umuhanzi ukunzwe cyane muri East Africa ntabwo ari mu Rwanda gusa ahubwo no mu Burundi Uganda Tanzania n'ahandi nta wundi ni Waboy ya mpano rero ni video yagiye hanze
ari kwihakabyizi ngira ngo bamwe mu ba influencer batandukanye bagiye babigarukaho haba Gasuku ndetse na Bosco Empire ndetse n'ibindi bitangazamakuru byinshi cyane byagiye bigaruka kuri ino video. Sinibaza ko umuntu navuga ko umaze igihe muri music industry y'u Rwanda umaze gufata intera mu by'ukuri ni ibintu byagiye hanze mu minsi navuga ko mu ijoro rishize abasore b'abanyarwanda cyangwa se abantu babarizwa muri entertainment muri rusange benshi bagiye bavuga ko bagarukaho ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ngo ya mpano ngo yadusebeje, ariko ya mpano ni ubutumwa yanyujije kuri Instagram yatangaje ko by'umwihariko byabaye nk'impanuka, ariko se nibaza ko byaba mu by'ukuri ari nk'impanuka akaba yashyira video hanze azi ko nyine ari umustar. Icyo gihe umustar ibyo afite byose biricuruza kuko bitugeraho. Ya mpano rero ni video ndi gutindaho yagiye hanze. Ya mpano wadusebeje, wenda njye ntago ari ngombwa njye kuba nagusapotinga mvuge ati sasa ya mpano njye ndagufashije, ntago njye nsharinga nta nubwo mpostinga kuri stati ya WhatsApp. Ahubwo icyo nshaka kuvuga ni iki, ntago ari byiza ku muntu w'umujene gusa benshi bagiye bagaruka ko ngo wadusebeje wa boy. Ibi ngibi rero byagiye bijya hanze nk'iki cyumweru, aho benshi bavuga ko iki cyumweru cyabaye kibitangaza kuko Emeline Ishanga ngira ngo uyu muramuzi cyane, ni umwe mu bakobwa nabo bazwi cyane muri showbiz nyarwanda kuko yagiye akora udushya twinshi. Hari amavideo mwabonye ariko sinibaza ko mutekereze kuri kano kantu kuko Emeline ndababwiza ukuri ko Emeline yabatijwe mu mazi meza